Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Reka dusome Yeremiya igice cya 51 umurongo wa 36. Haravuga ngo, nicyo gituma Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kukuburanira kandi nguhorere, nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe. Amen. Itangazo rero ry'iki gitondo, reka Imana ikurwanirire, reka Imana ikuburanire muri rwa rukundo Imana idukunda. Iki ni cyumweru cyahariwe urukundo. Muri uru rukundo rero harimo ko uyu munsi Imana yaje kukurwanirira. Iragukunda, ntabwo ishaka gukomeza kuba muri ayo marira, ntabwo ishaka gukomeza kuboroga, ntabwo ishaka gukomeza kugira agahinda. Oya, yanzuye ngo hama hamwe ikurwanirire. Wikwirwanirira, hama hamwe ikuburanire. Wikiburanira kandi umucunguzi wawe ariho. Nicyo cyamuzanye ngo akuburanire kandi aguhorere. N'Imana yaje guhora yemwe. Reka Imana ikurwanirire, nanjye ndeka Imana indwanirire. Ese wari uri kwirwanirira? Wari ubyutse mu iki gitondo ufite gahunda zo kuza kwirwanirira mu bantu, muhehe hose? Oya, reka Imana ikurwanirire. Urahagarara mu mwanya wawe, izere, senga, gereka Imana, ukora icyo ugomba gukora. Ahasigaye ibindi biyiharire. Haleluya, biyiharire, biyiharire. Umunwa ufunge, ubiharire Imana. Wivuga amagambo menshi wikitotomba, biharire nyirabyo. Akuburanire, aguhorere. Imana yaje guhora. Uyu mwaka utangira, twari turi kwisengera, turi masengesho y'iminsi 7 turi gusengera uyu mwaka. Imana iratubwira ngo uyu mwaka 2026 abantu bagiye kuzajya basarura ibyo babibye. Imana rero yaje guhora. Inteko zakwicariye nazo zigiye guhura n'izindi nteko zibicarire. Ibyo bakumva nuko uyu mwaka umeze, hariho gusarura ibyo umuntu yabibye. Warakoze iby'urukundo, urasarura mu rukundo. Waragize neza, urakubona ibyiza. Warakoze nabi rero nahanga Uwiteka aje guhora, akabasubiza ibibi byabo bagiriye abandi, bagasarura ibyo bakubibye. Nuko byitwa mu isi y'umwuka imbere y'Imana nta guhengekereza. Nikizwa cyangwa urorere, nikiranuka cyangwa bivemo, nijya mu ijuru cyangwa se bireke. Imana idutabare. Reka nsubire mu iri jambo ryacu dufite Yesaya 51 uyu murongo wa 36. Nicyo gituma Uwiteka avuga ngo, umva uko yavuze, yabyanzuye, yabivuze, dore ngiye kukuburanira. Yaje kukuburanira, yabigiyemo, kandi nguhorere. Yaje guhora. Nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibi. Urukumva Uwiteka yamanukiye guhora, arabanza afate mu byabo. Urumva Uwiteka ukuntu yaje kurwana, ni ibintu bitamenyerewe. Imana rero turayishimiye, ituramukirijeho inkuru nziza yuko tugomba kureka uyu munsi katurwanirira. Tureke muri ibi bihe turwanirire, tureke muri uyu mwaka turwanirire, tureke muri uku kwezi turwanirire, muri iki cyumweru Imana iturwanirire, mu myaka yacu dushigaje kubaho iturwanirire, mu bihe byacu iturwanirire, iduhorere. Twe kwihorera no kwicira inzira, ahubwo Imana yacu yo tuyemerere. Ese wemereye Imana ko ikurwanirira? Njyewe Imana ndakwemereye undwanirire, umporere hafi na kure. Amen. Reka dusenge, tubanza dushimira Imana ubuntu bw'umunsi, hanyuma twereke Imana yacu umunsi,
tunayishimire kuri ubu buntu yashyizemo bwo kuduhorera mu nzira zacu zose. Uwiteka himbazwe. Amen. Ndabibutsa ko turi mu cyumweru cy'urukundo. Uru rukundo Yesu yadusutseho, urwakire, urwumve, noneho wowe ushime Yesu kubw'urukundo yadukunze, akaba yabonye ko twarenganijwe, akaba aje kuduhorera, akaba yabonye ko twagiriwe nabi, akaba aje kutuburanira ko twarenganijwe, aho twarenganirijwe akaba aje kutuburanira, aho twagiriwe nabi akaba aje kudutabara. Amen. Reka Imana ikurwanirire, nanjye ndeka Imana indwanirire. Ndagushimira Yesu, urakoze kubw'iyi nkuru nziza, ko waje kuturwanirira. Ndagushimiye kubw'umuntu wese dusengana no gusenga mu gitondo, wahagurutse kumurwanirira, wahagurutse kumugirira neza, wahagurutse kurwanirira abana bacu, wahagurutse kurwanirira ingo zacu, wahagurutse kurwanirira ubuzima bwacu, wahagurutse kuturokora. Haleluya. Wahagurutse Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Kugira ngo tubone imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Haleluya. Ndagushimiye Mana yera, Mana nzima, Mana. Ndagushimiye uyu munsi. Ushimwe mu buntu wamanuyemo, ushimwe imbabazi zawe wamanuyemo, ushimwe gukora kwawe wamanuyemo, ushimwe ihumure uduhaye, ushimwe kugukora kwawe waje kutuburanira. Hari henshi Mwami twaburanijwe, hari mu bantu aho twaburanijwe, hari mu bihe aho twaburanijwe, hari mu mirimo y'amaboko yacu aho twaburanijwe, hari byinshi byatuburanijwe, ndetse rimwe biranadutsinda biratunyanganya, rimwe na rimwe turanyagwa. Hari kuri Imana yaje kutunyagurira. Iwe ntabwo ujya uburana ngo utsindwe, we ntabwo ujya uburana ngo ubeshywe, we ntabwo uhishwa na kimwe, ahubwo waje kudutabara. Turabigushimiye, turabigushimiye Mwami, turabigushimiye Mesiya, turabigushimiye Nyiricyubahiro, turabigushimiye Kristo. Haleluya. Yesu ushimwe, Yesu usingizwe, Yesu uhabwe icyubahiro. Ndagushima Mwami, ndaguhimbaje Mwami. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe ni rikuru, izina ryawe rifite ububasha, rifite ubushobozi. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimwa Yesu, shimwa Kristo mwiza, shimwa Mana ikomeye. Shimwa. Amen. Yesu turagukunda, uganze hafi na kure. Haleluya. Gumya uturindire ubugingo, turindire amazina. Uyu munsi uganze, uyu mugisha ukwire hose mu byacu n'abacu, ku mazina yacu hakorere icyubahiro kibi cyawe. Natwe ntituzibagirwa ko tuburaniye, ntituzibagirwa ko duhoreye, ntituzibagirwa ko witambitse tugatabarwa kubw'icyubahiro cyawe Mwami. Amashimwe n'ibisingizo bikugarukire, ni wowe Mana. Witeka twakiriye umugisha, twakiriye ubuntu, twakiriye aya mahoro, twakiriye kugirirwa neza nawe. Amen. Shalom. Yesu abarinde, Yesu abagirire neza. Umunsi mwiza.